Yo, welcome to another YouTube channel, guys. Ni Ariel na Arno. Ndabizi mwebwe dukumbuye. So, shatumaze iminsi mu bintu byinshi pe, ariko twagarutse. Hanyuma next video ndakeka izaba ari Q&A. So abantu mushaka kutubaza, nabonye ibibazo byinshi mwagiye mutubaza, niyo mpamvu twadisadinze no gukora Q&A video izaca kuri YouTube channel yacu. So ndagira ngo mbaye heads up guys, actually no munsi ngiye kubaha konta histoire, ariko ndandi kwereka n'uburyo naguze materiel zo gukora makeup nkaba ntazikoresha kubera ko I'm not a makeup person, as in nebya za makeup ziba ziri seriye pengiye ntago as in maybe igihe kizagera mbikore, ariko niba atari ukubishyiramo imbaraga, niba ari ibiki mbona nyine bitanshishikaje, sinzi impamvu nabikora, nta nubwo mbyanga, ndanabikunda pe, ariko ntago ari ibintu priority kuri njyewe. So rero naguze ino bag, as in makeup bag, makeup whatever, ntago mbizi n'ukuntu yitwa, ariko narayedarinze online, nimaranye n'igihe ibintu bimwe mbona bizazana uruhumbu kubera yuko ntago nyikoresha. Harimo utumaterere tumwe na tumwe njya nkoresha, ariko ntago ari ibintu nyine nkoresha buri munsi. So ngira ngo mbereke rero ni gutya imeze, urabona ko imisatsi noneho y'uno munsi yigize itera. So murabona imeze gutya, urabona haba hagiye hari tumwe nagiye mvanamo nkoresha buri munsi, wenda two tumwe tuba turi aho ngaho. Ahangaha harimo amavernet vernet na ibingibi sinanazi ngo ni ibiki. Manjye rero mfite ikibazo, ntabwo nzi ngo ibi ni ibiki. Ibi niba babisiga ku maso ndaza kubereka neza. Iyi ni kariya ko kaguye karajya he, ni amavernet, amabrush nakuyemo sinzi niyo nataye. Hanyuma izi ni rouge à lèvres ndatekereza. Hanyuma ifite na kushe, ifite n'indi kushe hasi, kanayo nyibereke harya bwo. Ifite n'akandi gakushe kabamo niba ari ibiki, ntabwo niko ibintu bibamo. Come on, ufunguke we. Habamo indi kushe. Kushe yo munsi ibamo twa tuboro, kamwe ni akangaka. Habamo utungutu tuba hano hejuru, aha utungutu sinzi ngo ni n'uduki, mu by'ukuri ntabyo nzi, ntabwo nigeze nanabifungura ngo mbi. Okay, ntabwo nyine ntabwo nzi naho babikoresha. So utungutu sinzi, tumwe aho twatakaye harimo tune, buriya twagiye. Gusa akangaka niko nkoresha kuko nkunda gukoresha aka karimo hagati ka shininga, ibindi ntumbaze. So ngiye rero simberetse bag yose ni gutya imeze. So ngiye bino bintu ngiye nyine kubabwira story, as in ngiye kubabwira mwumve ikintu ngiye kubabwira no munsi. Maze imyaka hano i Burayi, as in i Burayi hari ibintu abakobwa tuba dufite mu mutwe, as in tuba dutekereza nyine, tuba dutekereza. Ngiye kubaha urugero rw'ukuntu nabibonaga nkiri mu Rwanda, mbaye n'urugero rw'ukuntu sigaye mbibona narageze hano nyine ndi hano. By'ukuri ibintu umuntu aba yibwira nta n'ahantu biba bihuriye na realite pe. So nibyo ngiye kubabwira, ariko mu kubibabwira ndaba ndi gukora, ndimo ndagerageza utuntu twanjye hano naguze utuntu two murabona sinkunda okay, I used to do it, gukata bino bintu, azena harya bino ni ingohe nizi I don't know, ariko I used to kwepia, abakobwa tubyita kwepia, najyaga mbikora, ariko
sinzi igihe cyarageze ndabireka, suddenly ndabireka, sinzi niba ari ibihe bibazo umuntu agira binakabireka, ntaho mbizi. So rwose nta nubwo njya nanabyitaho ko ibi bintu bidakaze. Rero naguze utuntu akaboro kano ndatekereza karasokoza kakajyana hejuru, ubundi ugakata nyine niba binakora ntago mbizi. Gutyara hano yanjye ntaza kwikeba bahu. Ewe ntago biri gukata, ko biri gukata, ndimo ndakata nkumva biri gukatika. So rero kambabwira abakobwa cyane cyane ndi bwibande ku bakobwa kuko njyewe ndi umukobwa, ndababwira nyine uko ibintu nabibonye, especially muri wenda relationship cyangwa se abahungu muri rusange, azena ukuntu nyine ibintu umuntu aba abibona. Ni ukuvuga reka mpere ndi mu Rwanda nyine nabonaga nyine ukuntu nabonaga abahungu hari ukuntu ubona abantu bari aba diaspora, tuvuge n'urugero abahungu b'aba diaspora, kumva nyine kumva rero ni ibintu byahatari, usibye ko nini simbizi biterwa n'umuntu. Ariko iyo uri mu Rwanda iyo uri mu Rwanda ukabona nyine abahungu b'aba diaspora, azin wenda ufite nk'umuhungu ugutereta mu diaspora, so wumva ari ibintu birenze, azin maybe wenda ushaka kubona bitarenze, akabantu majority y'ukuntu mbibona abantu babifashe nk'ibintu birenze. Ntago ngiye mvuze ko atari ibintu birenze pe, ariko iyo uri mu Rwanda ubibona ku rundi rwego, ubishyira ku rundi rwego rurenze urwo wakabishyizeho, niba ariko nabivuga, kuko nyuma nkigeze ahanga naje kugera ahangaha ndabibona, mbona ni ibintu nyine ntabwo nyine gukomara, sinzi ukuntu, ntabwo ndi gushaka kubikira negative pe, nta kibi cyabyo kibirimo. Ariko iyo umukobwa ari mu Rwanda akumva diaspora umuhungu aba hanze, niyo yaba heza, niyo yaba aba muri Afurika ariko upfa kuba ari hanze wumva nyine ari ibintu byatari, kandi ni ibintu bisanzwe pe, ni byiza ariko birasanzwe. Maybe bifite advantage nyinshi simbizi, ariko mu by'ukuri realite ngewe niboneye ku giti cyanjye ni ibintu bisanzwe. Hanyuma rero ikindi, ese we ko ntari kugira ngera ndi kuba ari inkuru, sinzi ibintu mba ndimo. Ni ukuvuga ngo kanze hano haba harimo n'akamirwari, akamirwari ni fake kabisa, ngomba gushaka iyindi mirwari. Noneho urwo ni urugero nari mbahaye kukuntu nabonaga nkiri mu Rwanda, uburyo nabonaga abahungu b'aba diaspora ukuntu bimeze, nabonaga ari ibintu ndi kwivugaho njyewe, ntimuze kuntera amabuye, ntabwo ndi kuvugira abantu bose, njye ndi kuvuga ibyo nabonye. Noneho rero ikindi kintu, iyo uri mu Rwanda, iyo umukobwa ari mu Rwanda, tuvuge nyine ugeze mu myaka yo guteretwa n'ibiki uri mu Rwanda, uba wenda wumva wakundana n'abazungu se, yaba wenda tuvuge cyangwa se ukumva abazungu ni ibintu nyine umuzungu. Umva iyo niyo mentalite nari mfite icyo gihe nkiri mu Rwanda, ntababeshye numvaga ko umuzungu bibaho se, ahubwo se ko ukumva nyine ni ibintu bitabaho. Reka nkugerere hano, ntabwo navuze ko ari ibintu bibi, ntimunyumve nabi we Banyarwanda, ntimunyumve nabi. Njyewe nabaye nyigira hano, expectations nari mfite ntabwo zigeze zihura na reality. Ni ukuvuga ngo nageze aha nkibona ikintu cya mbere nabanje kubona umwanda wa hano, azin nyine utuntu tuba turi hasi ni amatabi, ni uduce tw'amatabi baba basigaje. Murabizi ko mu Rwanda, njye mu Rwanda byarangoraga kubona umuntu uri kunywa narabonaga, ariko ntabwo hano ni ibintu umva ntushobora kugenda intambwe zingahe utarahura n'umuntu uri kunywa itabi. Abana urubyiruko bakiri like 15 bagutumura amatabi, ashobora kuba atari ya matabi nyine aya ngaya ashira ugajugunya, ari electric. Noneho byo noneho ndatunguwe se, ubwo nibyo
ntabwo iyo uri mu Rwanda ibyo bintu ushaka kuba wenda ubizi ako ntabwo ubizi cyane nk'umuntu wigereye kuri telepe. Njye narabibonye ndavuga nti yego ko se bya bintu ndumirwa. Si dutambutse si tugiye nko muri bisi nitegereza inkweto z'abantu bose nanjye umuntu uba ufite inkweto ikeye ni wa undi nyine wayiguze muri iyo minsi igikeye cyangwa se umuntu nyine yego ntabwo mvuze ko ari abantu bose ariko abenshi baba bambaye none ukabona umuhungu mwiza muremure nyine mwiza wambaye neza wambaye nka manto turi mu gihe gikonje ariko wareba ku nkweto yarengejeho inshuti yanjye ugahita utekereza uri mu Rwanda ukuntu wimajinaga nk'umuntu nyine ukabona ni biremverse. Ubwo ngubwo ibyo ngibyo byose ngenda mbibona ndavuga se okay ubwo njyewe nahitaga nkompara n'uburyo nabonaga ibintu nkiri mu Rwanda nyine wowe utazi neza reality. Ubwo ngubwo tugiye hese wenda ntangiye akazi ndakoze turakoze tumenyanye n'abantu sibyo mu kazi babazungu akenshi nge sinzi iyo ndi kenshi nkunda gukora ahantu hakora abazungu cyane kurusha abirabura. Yego n'abirabura naho narakoze ariko ndi kuvuga ko abazungu mwajya nko kuri lunch muri kuganira nyine mwese ukumva umuntu waramubonaga ukabona ni umuntu ushaka kuba ari smart mu mutwe afite na post iri hejuru yawe ati kabisa uranguwe wakumva noneho rimwe wenda mukajyana nko kuri lunch ukamwumva noneho neza atari ibintu by'akazi ariko uvuga ibintu bisanzwe ukajya kumva azanye topic y'ukuntu ari kumvisha ko ngo Imana ngo itabaho azinwe yaje gusanga okay ngo mbere yarabyemera okay ngo mbere yakuriye mu idini nk'ababyeyi bamureze nyuma ngo baza kuvumbura ko yari yarabyibeshyeho ngahe baze nk'icyo kintu noneho wumvuga ati turashize none na hasi ibintu bigeze none tugeze kuri point yo kuvuga ngo Imana ntago ibaho ukahita uvuga okay maybe ni topic azanye yo kugira ngo dufate lunch dufite ikintu cyo kuvuga kumva bihagaze oda wagenda nko kumustokinga kuri Instagram ugabona rwose post zibeho ubwo ziganjemo ibintu Yesu ukahita uvuga ati mwami Imana tabara abana bawe kuko ibyo bintu maje kwiremarka inshuro ntabwo ari nyinshi cyane ariko ni ibintu na remarque nyuma y'uko ngeze hano nkiri mu Rwanda. Ibyo njye ntabwo nari ko bibaho maybe wenda ninjye utarubizi. Ubwo ngubwo weho watekerezaga abazungu iki aho ubonye nk'abangaye bose mwarakubwira ngo nyine idini okay ntago ngo njye nemera amadini it's okay ariko nanone ngo ndi niba ari angoist ari antheist nyine abantu ngo bemera ko ari ikintu cyaremye isi n'ijuru isi ariko nyine nibyo hari umuremyi w'ibintu ariko ntago niba bavuga ko ari mu by'ukuri ntabwo nta nubwo nshaka kubyinjiramo cyane gusa ni ibintu bibaho narabibonye inshuro nyinshi kose nagiye mbye experiencinga ku buryo nagezeho ndavuga se ntago ndi kuvuga ko abantu bose ariko ibyo ni ibintu nk'umukobwa iyo ari mu Rwanda yarakuriye mu Rwanda ngende kwitanga urugero ngiye nakuriye mu Rwanda ni mu rugo OG ibyo bintu namenye ko bihari okay nari nsanzwe mbizi ko hashobora kuba abantu batemera Imana ariko nari ntarihurira n'umuntu in person akambwira akananyumvisha ko rwose ari njye wayobye avuga iki none nge intanumva none ibintu biranzamutse mwuga ndapfuye none turashize niba ari ahangaye ibintu bigeze isiri mu marembero dom ubwo nibwo ugenda uvuga ati sha iyo utarahura na realite mu bintu cyangwa wa experiencing ikintu akenshi ntabwo ubuze ukuri pe kandi nanone wenda si ngombwa ngo experiencing ikintu kugira ngo umenye ko gihari ushobora no kukibwirwa n'undi muntu we byabayeho n'iki ariko ngiye rwose narabibonye azina
narabibonye n'amaso yanjye, abantu bameze gutya barahari, especially b'abazungu. Ntabwo muze kwenda n'abirabura badahari pe, birashoboka ko njye nta mwirabura ndahura nawe umbwira ngo ntabwo Imana ibaho, ntawe. Bashobora kuba bari simbizi, ariko njye na experience z'abazungu. Ubwo nk'uwo muntu ngambwira uwo muntu aje kugutereta, arimo arakubwira ngo mbese njyewe niyo ntatse naka Imana mvuga ati Mana nyagasani, gusa uwo muntu mwabana gute azine, wajya utaka ni ukuvuga kumwe nyine wikangaho Jesus Christ, ariko iryo jambo ukarikoresha mu bintu nyine bifite agaciro cyangwa se iki, cyangwa se no gusenga, sibyo? Uwo muntu mbabarira umbwire murateretanye. Bimwe muvuga ngo abantu ntibahuza imyemerere, birashoboka. Iki cyo ntabwo cyahora pe, kuri njyewe murambabarire, mwebwe hari abantu mwabishobora, ariko kuri njyewe no ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu bakobwa inshuti zanjye, umva rwose ibyo ni ibintu naje kwibonera, ndavuga njyewe nzajya mbasangiza ibintu nabonye ntimumfate nabi, ariko rwose ndabigize. Hari igihe umuntu yivugira ibintu ukabona abantu babifashe mu bundi buryo utari ushaka no kubivugamo, ariko maje kubimenyera nta n'ikintu babintwaye njyewe, binyereka ko mwabitekereje rero navuze. So rero ikindi kintu reka mbaho urundi rugero ku bijyanye n'abahungu. Murabona umukobwa uri mu Rwanda, ufashe rutemikirere, niba rutemikirere wenda ugiye hese mu mahanga kwiga, gukora, ujyanywe n'izindi family issues maybe, I don't know, ugeze iyo ngiyo. Sinzi niba utangira kwitwa umudiyespora uri mu ndege ugenda cyangwa uri ku kibuga cy'indege i Kanombe, mu by'ukuri ntabwo mbizi. Sinzi niba utangira kwitwa diaspora umaze wenda icyumweru hanze, cyangwa se umunsi umwe cyangwa isaha imwe, I don't really know, ntabwo mbizi. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo diaspora, abo umuhungu abo umukobwa, ndakuvuga abakobwa cyane cyane, Mwami Imana simbizi mu by'ukuri, maybe ni njyewe wenda ubifata ukundi kuntu, simbizi, ariko naje gusanga iryo jambo abantu barifashe ukundi kuntu. Baba bumva diaspora equals money, kandi okay, n'urugero cyane cyane diaspora egare amafaranga. Shaka ibyo bintu pe ntabwo ari byo. Okay, icyo niko njye mbyumva. Mu by'ukuri umudiaspora ukuntu ababayeho, ikintu kiba gitandukanye nuko wowe wenda tuvuga wowe uri mu Rwanda cyangwa Uganda cyangwa undi ari wenda tuvuge muri Amerika n'urugero. Okay, Amerika wenda ntabwo duje amasaha, ari nuruka mvuge muri Poland, kuko Poland duhuza amasaha no mu Rwanda sometimes, akenshi tuba duhuza, tunyuranwa isaha imwe cyangwa duhuza. Mugira kuryama igihe kimwe, mubyukira igihe kimwe, mukibrosa, mukoga amazi akonje ashyushye, ni bimwe. Klima niyo itandukanaho wenda n'amafaranga, nuze currency, ibintu biba bitandukana, ni akantu gato cyane, ibindi byose biba ari bimwe. Noneho ukabona uburyo mwabihaye uburemere nk'ako, ibi ni ibiki? Ariko ndabyumva kuko nanjye nkiri mu Rwanda numvaga umudespo nka wantiye bawe, mbega ibintu birenze. Ariko maybe biba binarenze, ntabwo mbizi, ntabwo ibyo ngibyo ariko mbivuze. Ariko njye mu buryo nabibonyemo ni ibintu bisanzwe pe, n'ukuri ntitukabigira ibintu bya danje, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu nyine biranga. Njye natangiye abantu abashuti banjye bataga banandikira ngo ngo ko wabaye mu diaspora, se nkatavuga okay,
ntago mbizi tubyihorera ibyo ngibyo, ariko ntago rwose ibyo bintu njya nanabitindaho. Nababwiye ngo maybe ninjye ufite mindset imeze ukuntu, wenda simbizi, ariko wenda muzambwire muri comment ukuntu mubyumva, rata abakobwa inshuti zanjye, muzambwire ukuntu mubyumva. So rero histoire nagumaga no kubatera story, ariko nduba bizaba iby'undi munsi. Kubatera story y'ibintu byambayeho biri real, biri reality, nyine reality y'ibintu byambayeho ni iby'undi munsi, sibyo rata, cause ni iby'undi munsi. So nzababwira ariko nzababwira kuko nta kintu nta gitangaje kibirimo, ni ibintu bisanzwe. Gusa ni experience mba nifuza wenda kuba nasangira n'abakobwa bagenzi banjye. Yeah. So ndangiza rero wenda kuri kano kantu nari nashatse kuvugaho. Abakobwa cyane nibo wenda ndi kuvuga ko ngenda umukobwa mba ndi kuvuga ibyo nge nabonye, wenda n'umukobwa n'umuhungu yaza akavuga ibye, ariko hari ishusho nyine tuba twarahaye wenda nk'umuntu uba hanze maybe uri kugutereta. Nge ndi kwibanda kuri icyo kintu, ukumva ukaba wenda ukababona nk'umuhungu w'umwana mwiza wujuje ibintu byose ari mu Rwanda, ukaba ufite wenda n'undi muntu w'umudiyasipora ufite ama red flags, ari wenda tuvuga ari muri Amerika cyangwa Canada, kuko numva ariyo yaciye ibintu ntago mbizi, ari Canada. Umva ukigira izo choice ebyiri utabanje no kureba n'ikindi kintu kimwe, tayari uri Canada niwe priority ya mbere, niwe uri kandi afite ama red flags, nawe uzi neza ko akubangamiye cyangwa se udakunze pe, ariko kuko harimo ikintu bita ngo Canada, tayari twagiye ukahita wumva ko ngo azakujyana ngo nibiki. Oh my god, reka tuzakora na video turi gusubiza abantu benshi cyaze turabikunda ukuntu mutwandikira inbox kuri TikTok, mwaratwandikira mutubaza ibintu byinshi. Hari n'umuntu wandika twavuga uyu muntu uzamfata umwanya tubanza tuzamukora video, kuko ntago akenshi mubaza ibintu bijya gusa ariko bifite amadeta atandukanye, none ukabona nusubiza umwe undi ntago uramusubije neza, ukavuga reka nzakora video noneho duhere ku murongo dusubiza abantu, sibyo? Ego ndumva ari uko ibintu bimeze. Se ino brush, ama brush mbona abakobwa bari muri ibi bikora bino bintu bisiga hano na hano, naha rega naha iby'umutuku hano, kose ntabwo ngiye mba mbizi rwose, murambabarire, ariko ndashaka kuzabimenya hazagira umuntu unyigisha, ubundi dufata amasomo. So rero mukomeze mukore subscribe, murabona ko turi kugenda, ariko this way ndibutse hari video nshaka kuzabakora, ariko yo none ntago nabibabwira, ndabyibutse, sinzi ukuntu mbyibutse ndi kubabwira ngo muzakore subscribe. So mukomeze mukore subscribe, mu liking, mu sharing video zacu zigere kure, kuko actually mushobora kwenda kuba mubona atari kuba active cyane, nanone biri guterwa n'amasomo, ko turi mu bihe by'amasomo, ariko hano turakora cyane pe, turakora, abe amasomo, abe akazi, abe namwe. Murabibona ko kuri TikTok buri munsi turapostinga, sibyo? Murabibona kuri YouTube naho turagerageza buri munsi tukapostinga. So mukomeze rero mudusupportinge, mukomeze muduhe ibitekerezo, muduhe ibintu by'icyo mushaka twabakorera, mbese turari ku bwanyu. So ngiye kuryama, namwe muze kugira, ariko nimvuga ijoro maybe hari umuzebona ari ku manywa, mugira amanywa meza, mugire
ariko nibagiwe inkuru yanjye y'urukundo ngomba umva hari nk'abantu nka 2 cyangwa 3 babimbajije ngo uzatubwire ngo inkuru. Oh my god, umva ko hari nyinshi sinzahera kuri oya rati ntabwo ari nyinshi ariko nzabibabwira pe mwebwe mubane natwe. So abantu mukumbuye Chesto nawe baraza ndumva video zizakurikira zaba hari uno munsi ntabwo arahari, so niyo mpamvu mbonye njyenyine ariko n'ubundi birashoboka ko mwazajya akora undi bizaterwa. So bye.